Nyuma y'uko abavandimwe ba Yozefu bamaze kumujugunya mu rwobo, bafashe inzira basubira iwabo i Kanani aho bavukaga. Noneho bafata umugambi wo kubeshya se kugira ngo badahamwa n'icyaha cyo kwica no kujugunya murumuna wabo. Nuko barabanza bafata ishati murumuna wabo Yozefu yari yambaye, bayisiga amaraso kugira ngo baze kuyereka se, maze bamubwire ko Yozefu ikirura cyamuriye agapfa, kandi ko n'ikimenyetso ntakuka ari iyo shati yuzuye amaraso. Ikinyoma cya kabiri ni ukurira amarira y'uburyarya kugira ngo umubyeyi wabo abizere ku byo bamubwiraga ko Yozefu ikirura cyamuriye maze agapfa. Ubwo ijoro ryari riguye, batashye iwabo barimo barira bikubita mu mutwe bitwaje na ya shati yuzuye amaraso. Maze bamaze kugera imbere ya se Yakobo, abona abana be bose, ariko abona ko umwana w'umwe Yozefu atazanye nabo. Arababaza ati, murumuna wanyu byagenze gute? Ese ubu koko mpuye n'ibyo ntifuzaga ko mpura nabyo? Maze baramusubiza bati, yewe data, murumuna wacu Yozefu twamusize hafi y'ishyo ryacu, maze twe tujya gukina ahirengereye. Mu gihe twari tutaragaruka, ikirura kiramurya kiramwica, ariko dusanga kitaramumara. Iyi shati twazanye yuzuye amaraso niyo yasigaye yonyine. Nubwo bwose utatwizera, ariko uko niko kuri rwose. Inkuru igaragara muri suratu Yusuf aya ya 16 kugeza ku ya 18. Ariko mu by'ukuri iyo shati bari bayambuye Yozefu, bayisiga amaraso, maze bayizanira se ikiri nzima idacitse. Nuko Yakobo niko kuyifata arayireba imbere n'inyuma, maze abona ikiri nzima nta na hamwe yacitse. Ahita amenya ko abo bana be bari kumubeshya, maze ahita ababaza ati, ese koko niba Yozefu ikirura cyamuriye, ni gute ishati y'ikiri nzima itacitseho na gato, wenda aho amenyo y'ikirura cyashwanyaguje cyangwa se inzara zacyo? Akomeza ababwira ati, muri kumbeshya. Uretse ko ahubwo ibyo muri gukora muri kubikoreshwa n'amarari y'imibiri yanyu, ndetse mukaba mwakurikiye umugambi mubisha shitani yabateyemo. Suratu Yusuf umurongo wa 18. Yakobo nyuma y'ibyo ntiyigeze abwira amagambo mabi abo bana be, nubwo bwose yari yarakaye cyane, ndetse n'umutima we washenguwe n'iyo nkuru y'ikinyoma bari bamuzaniye. Uretse ko yababwiye ati, nge nzabasha kwihanganira aya makuba mpuye nayo. Ukwihangana kwiza, ukwihangana kuje ugushimira Nyagasani wanjye, ndetse nsabe Nyagasani ko yamfasha. Bivuze ngo sinzananirwa kwihanganira aya makuba, ahubwo nzahora nsaba Imana kunkiza uyu mubabaro. Yozefu wari wajugunwe mu rwobo ari mu icuraburindi wenyine, ndetse mu ijoro, aho yamazemo amasaha menshi ashaririwe cyane. Igihe rero yamazemo muri icyo cyobo, bamwe mu basobanuzi bavuga ko yamaze iminsi 2, abandi bakavuga ko yamazemo iminsi 3. Gusa Nyagasani wenyine niwe uzi ibyabaye kuri Yozefu aho mu rwobo rwuje umwijima. Gusa ariko Yozefu mu gihe cyose yamaze muri urwo rwobo, icyizere cye cyose cyari gishingiye kuri Nyagasani we, kandi ibyamubayeho byose havuga ko biri mu maboko y'umuremyi we Nyagasani Imana umugenga wa byose. Bityo nyuma y'uko Imana Nyagasani igerageje Yozefu ndetse n'abavandimwe be, yohereje itsinda ry'abantu bari ku rugendo gutabara Yozefu aho yari ari mu rwobo. Nuko haza abagenzi bohereza umuvomyi wabo kubavomera amazi mu iriba, maze amanuye indobo ye mu iriba azamuramo Yozefu. Aravuga ati, mbega inkuru nziza, dore umwana w'umuhungu. Nuko bamuhisha bagenzi babo, bamugira igicuruzwa, kandi Allah ni umuremyi uhebuje w'ibyo bakoze. Suratu Yusuf umurongo wa 19. Mu mateka byavuzwe ko aba bagenzi bari bari kuva ahitwa Madian bagana mu Misiri, maze ubwo bari mu nzira
bafata ikiruhuko ndetse baruhukira hafi ya cya cyobo Yozefu yari yajugunywemo, maze bohereza umwe muri bo kujya kubavomera amazi muri cya cyobo. Niko koherezamo indobo maze ngo ayizamure. Yozefu afata umugozi wa ya ndobo ubundi azamukana nayo. Nuko uwo bari bategetse kuvoma amazi akubise amaso umwana ufite uburanga bwiza cyane bubengerana, ahita avuza induru agira ati, inkuru nziza, inkuru nziza, nzamuye amazi mu cyobo ari kumwe n'ubutunzi ntagereranwa. Nuko abo bagenzi bose bari ku rugendo bazenguruka Yozefu, bishimira uburyo babonye ubutunzi bwinshi, maze bemeranywa ko bamuhisha maze bakamujyana kumugurisha nk'umucakara mu gihugu cya Misiri, kuko babonaga ko ari umuntu ufite uburanga bwiza kandi utangaje cyane nk'uko nabo bari bamutangariye. Kandi nanone amateka atubwira ko nyuma y'uko abo bagenzi bakuye Yozefu muri cya cyobo, abavandimwe ba Yozefu barahageze maze babonye ko yatabawe agakurwa mu cyobo amahoro, babwira ba bagenzi ko Yozefu ari umucakara wabo, ndetse ko kandi bari bagarutse baje kumukura muri cya cyobo. Maze ba bagenzi barabyemera, baramubaha, maze abavandimwe ba Yozefu bamujyana ku ruhande, baramwihererana, baramubwira bati, uvuge ko uri umucakara wacu, nutabyemera turakwica. Nuko Yozefu atekereje uko abavandimwe be ari ba ntampuhwe, arabyemera avuga ko ari umucakara wabo. Nuko abavandimwe ba Yozefu basubira kuvugana na ba bagenzi, maze barababwira bati, uyu mucakara wacu turamugurisha. Nuko barabyemeranwa, babishyura amadirhamu make cyane, kuko abavandimwe be ntibari bashishikajwe n'igiciro bari bumugurishe, ahubwo icyo bashakaga ni ukugira ngo uwo murumuna wabo agende ava aho bari batuye i Kanani, ubundi ajye kure ya se. Maze ba bagenzi bamaze kumugura bamujyana mu Misiri. Suratu Yusuf umurongo wa 20.